Turabasuhuje shuti mukuri kibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda ndi Cleophas Barore. Uyu ni wa mwanya twise inganzo y'umwanditsi book club. Twakira abanditsi rero n'ibitabo byabo, twakira abanditsi ariko n'ibitabo byabo bakabizana tukabiganira. Uyu munsi turaganira ku gitabo cy'uwitwa Celestin Nyirishema, gitabo yise IBYO KU NGOMA Z'ABAMI b'u Rwanda unyuze ku muzi w'Abasuka. Icapisho rya kabiri, hari icapisho ryacyo rya mbere. Turi kumwe rero muri iki kiganiro, nta mpamvu yo kurya iminota, ahubwo reka tumuha ikaze Celestin Nyirishema. Murakoze Cleophas Barore. IBYO KU NGOMA Z'ABAMI b'u Rwanda unyuze ku muzi w'Abasuka ni igitabo wanditse ku nshuro ya mbere, urongera kandi ucyandika ku nshuro ya kabiri. Nibyo rwose. Kuki? Birasanzwe iteka abandika ibitabo habaho ibyo bita edition. Mu Kinyarwanda twita icapisho. Icapisho rya mbere rero ry'icyo gitabo ryari ngiki cyo ufite. Ntabwo amazina yahindutse yuko cyitwa, yenda cyahindutse ni iki gihu, ariko noneho n'imbere birimo biratandukanye, ku buryo usanga ko nk'ibiri muri icyo ngicyo 50% ni bishya ugereranyije n'ibiri muri iki ngiki. Uko bigenda rero muri iki gitabo urabizi amakuru bufite ashobora kugenda ahinduka mu gihe, bitewe nawe wahuye nabo, bitewe n'itabo wasomye, bitewe n'imyumvire ugenda nawe uhindura mu buryo usesengura amakuru. Uko ugenda rero ubundi ibindi bintu ushobora kungura ya makuru ufite, cyangwa se bishobora kuba ibimenyetso byakizerwa, ni kwandika iki gitabo ukacyita edition ya kabiri, mu Kinyarwanda twita icapisho. Ashobora kuza n'iya gatatu n'iya kane. Nkakubwira ko iki gitabo ni igitabo cya mbere nanditse, nacyanditse muri 2008. Cyari iki icapisho rya kabiri risohotse muri uyu mwaka 2016 mu mpera zako. N'igifuniko cyacyo cy'inyuma biratandukanye. Numvise nagishakira igifuniko cy'icyo nkagikuraho iki ngiki. Ubu numvaga byenda kwegera ukuri kubindimo. Yego. Ariko si nibyo gusa, uziko nanditse n'ibitabo byinshi ubushize twiye kuba tuganira kuri iki ngiki cy'amateka y'u Rwanda. Wisiga mugani unambaza uti cya kabiri kizasohoka ryari, ntihazari mu kwa gatandatu, cyo twari mu kwa 11 nacyo cyarasohotse ngiki. Hari n'ikindi cyitwa ibyatawe amateka y'u Rwanda n'u Burundi, bose nakizera ku gihugu cyacu kinini cyane barakibonye. Hari ikindi kigiye gusohoka cyitwa ibirenza amateka y'u Rwanda, muzakibona vuba nacyo. Amateka se ko amateka kuyakunda byakuje mu buto. Buriya rero andimo sinava uko byaje ni nk'amaraso, nkuko bavuga ngo sindi inzobe ndi igikara. Nabyiye mbona binzamo rwose, wenda hari bitewe mu kuturuka mu bwana, kubona abakuganiriza baba ababyeyi babasaza barimu, numva ni ibintu ngomba gukuriramo nkabimenya nkazabwira n'abandi. Igitabo tuganiraho rero muri ibyo byinshi wanditse ni iki kicapisho rya kabiri ry'igitabo wise IBYO KU NGOMA Z'ABAMI b'u Rwanda unyuze ku muzi w'Abasuka. Duhere kuri ibi byo ku ngoma z'abami b'u Rwanda. Ibintu by'ubwami kubimenya no kubicukumbura birakorohera. Nakenshi iyo tuvuga amateka y'u Rwanda, akenshi usanga tuvuga abami n'ibwami. None rero ntabwo byoroshye kubimenya kuko ni ibintu tubwirwa n'ababibwiwe, si ibintu mwari mufite kamera nk'izi ngizi ntibandika ngo tubisome cyangwa se bafotore tubibone. Ariko nuko bikose amateka y'u Rwanda agiye azwi kuko ari ukuntu agiye abikwa, murabizi. Yabitswe haba mu bitekerezo by'ibwami, abikwa haba mu byo bita ubucurabwenge no kuvuga ngo amasekuruza y'abami, abikwa mu byo bita ibitekerezo by'abami, abikwa mu buryo bw'ibisigo, abikwa mu buryo bwa bita na za sigamugani twanavugaga, anabikwa none mu bitekerezo by'imiryango. Iki rero kiri muri ubwo buryo bumwe bw'amateka y'u Rwanda dushobora kumenya tunyuze mu bitekerezo by'imiryango. Muri ubwo buryo
nibyo twamenye byabaye ibwami ku ngoma z'abami ko zagiye zisimburana tunyuze ku muryango umwe w'abanyarwanda. Abo rero niho amavuye ku kina cyise amateka y'u Rwanda, ariko nusoma hepfo ngo unyuze ku muzi w'Abasuka. Unyuze ku muzi w'Abasuka rero biravuga iki? Abasuka ni abantu bakomoka ku muntu witwa Rusuka. Urumva bakomoka ku witwa Rusuka, nkuko twavuga abanana bakomoka kuri Munana, nkuko twavuga abahana bakomoka kuri Gihana, abasigaye kuri Nsigaye, abahindiro, abajonjo kuri Mujonjo, ni benshi cyane. None rero iyo ni inzira imwe nanone twatuvuze muri izo nyuze nimvuze nk'esheshatu cyangwa zirindwi yo kumenyaho amateka y'u Rwanda. Iyo ni imwe twanyuzemo. Ukibaza uti kuki rero mu buryo busanzwe akenshi tumenya ibyo Musuka kugira ngo tumenye oya wenda reka cyo tukigira ikibazo kitangira kuri radio cya televiziyo uzakimbaza ku giti cye, sibyo? Urabinyemereye? Ndabikwemereye. Urakoze cyane. None rero tukaza twabado tuti uburenganzira bwawe afite gukomeza. Urakoze rwose. None rero icyo tushaka kuvuga nuko buriya amateka y'u Rwanda ashaka kuyamenya neza y'u Rwanda n'abanyarwanda. Bishobotse ko buri muryango wose umenya amateka yawo kuva ku muntu uyu munsi kugeza nko kuri Gihanga. Hari ibintu byinshi wamenya utashobora kumenya mu zindi nzira yose, kuko umuryango wose ufite amateka yawo. Kandi mu Rwanda nyine ku ngoma z'u Rwanda kuba mu Rwanda kuko uravuga uti yenda uwo dukomokaho yaje ava mu ndorwa n'urugero ku ngoma y'umwami n'uyu ti atabara mu gitero iki n'iki agwana ari kumwe n'akana kuko bajya babivuga ikivugo cyari iki n'iki n'iki yatubyaye yabyaba n'aba bakomoka kuri gutyo. Muri ubwo buryo rumenya ni ibindi birari navuga by'amateka y'u Rwanda, ku buryo kumenya amateka y'u Rwanda ari nk'ibishoboka. Buri muryango wose twamenya amateka yawo twabona andi makuru ahagije aruta cyane ayo dufite mu buryo busanzwe twiza amateka y'abantu. Rusuka aza kuba muntu ki rero ukurikirana ibirari bye ukabona amateka? Rusuka rero ni umunyarwanda wabaye ku ngoma ya Yuhi Gahindiro. Ku ngoma ya Yuhi Gahindiro mu rwimurwe. Noneho rero ariko nawe akaba ari umuntu wari usanzwe uzwi akomoka kwitwa Temahagari, ari igisekuru cya kane uvuye kwitwa Temahagari, ariko bikaba cyari ku gisekuruza cya munani ugera kuri Gahindiro, kuko we yabayeho ku ngoma ya Ruganzu Ndori. Uwo Temahagari aho twibuka n'ibindi bintu numva ko kuva kuri Ruganzu Ndori ugera kuri Gahindiro hari ingoma umunani. Ariko tubazi ibisekuru bitari by'abami usanga hari ibisekuru 4 cyangwa 5. Ubwo rero Temahagari rero yabayeho ku ngoma ya Ruganzu, akaba ari umuntu uzwi nawe uko ari we wafashije Ruganzu kwica Nzira ya Muramira. Niyo bagabye ibitero bombi, ari umutasi mu kubyo n'ibindi bintu. Ariko no akaba ari uwo muri iyo nzu rero y'Urusuka yotema kwa Nzira ya Muramira niho Ruganzu yatabaye yitsa cyangwa nta mara mu Bugara mu gihugu cyose bisumizi bakikaga ko ari imvura ikubye. Ibyo ngibyo ni ibindi ni byatemahagari na Ruganzu niho bashyize iyo nzira yo gukora ibyo bintu. Ariko nyine icyo twavuga nayo ngo mvuga umusekuru ni buruzwi uwo Rusuka, kuko se Temahagari wa kabiri wananga ikinyoma wa Mogondoro y'uwo Temahagari. Ubwo rero Rusuka nyine akaba ari umuntu wamenyekanye cyane mu ntambara zo ku ngoma ya Gahindiro zarwaniraga ingoma. Nawe ujya umenya nk'ibyawe nka 4-5 ngira kuri Gihanga nyine ku buryo nk'ubu nuzabimenya undi muzabikubwira byose ndabimenye 16 ndabimenye. None rero nakubwiraga uwo Rusuka azwi cyane mu ntambara yabereye mu Ruhango, aho Gatarabuhura waje ashaka kwica Gahindiro urimye ari uruhinja, yarwaniye nyine na Gahindiro ari mu Ruhango rwa Mutakara. Ubwo rero nyine ikindi kizwi nuko Rusuka ni wareze Gahindiro byo kumurera ari umwana. Noneho Gatarabuhura agiye kumwica, Rusuka ni wamuhishe bashobora kumugeraho. Yenda sinzi niba yego na amateka y'uwo Rusuka rero, ariko nanone muri iki gitabo cyawuvugamo na Rugaju rwa Mutimbo, kuko bose bavugwamo ko na Rusuka yareze Gahindiro kurera, ariko na Rugaju rwa Mutimbo kavuga ko bakuranye bitewe nuko iyo tuvuganye ibyo ku ngoma nyine za mu Rwanda nyuze ku muzo Basuka, urumva turavuga urwo ruhinje rwitwa Gahindiro rwakuriye twavuga mu maboko ya Rusuka. Noneho akaba umwami ukomeye
niyo turabivuze usanga yaramaze nk'imyaka 76 ku ngoma Gahindiro. Noneho ariko ingoma ya Gahindiro ntiwayitandukanye na Rugaju, niwe wari umuvuguruza we iyo myaka yose rwose. Ntabwo ushobora kuvuga Rugaju Gahindiro utavuze Rugaju, aboneka muri ku ngoma ya Rugaju nako ya Gahindiro byazi bikunze. Muri iki gitabo cyawe haraho wanditse uravuga ngo Gahindiro yimye ari uruhinja, yego, ayoborerwa na Nyiratunga ariko nyina, hanyuma ariko ngo Rwanda rukajya roza atari ku umwami wacu asate umwami wacu, ngo bakajya batambagiza ifu yakandagijemo ikirenge cye bakavuga bati dore aho umwami wacu kwangana. Mbese hanyuma ariko icyo shaka kukubaza, uvuga ko abantu bamwe bageze baravuga ati ariko se ifu ni wacu irahaba, nkatweretse umwami wacu uko yabangana kose. Ndashaka kukubaza ngo Abanyarwanda kugera ubwo bari baremeye ko n'uruhinja rwayobora ubwo bari barabaye iki? Mu ntambara nanditse nyine ngo intambara y'uruhinja n'umugabo mu ruhango, Gatarabuhura yari umuntu ukomeye cyane w'umugabo, yaje afite imitwe myinshi cyane y'ingabo, aje kurangizanya nyine n'akana kitwa Gahindiro ngo bimitswe, ari amateka maremare. Ariko ikintu cyabaye nuko bageze hariya mu ruhango nyine abantu bajyanama ba Gatarabuhura bamwe batari ko se kwingaba ari zawe karagahinja ugatsinda ugiye gusakirana n'ingabo zawe zirwane n'uzuriya bite, ware kohereje abantu bakica Gahindiro na nyina ko byoroshye cyane. Noneho byo bikabirangiza ingabo zawe ntizipfa ari nyinshi. None ubwo woherezaga abantu ubyumve neza, wohereza abantu bamuhereza kuri Rusuka wareraga umwana nyine wa Rusuka ngo none bamuherezaho, baragenda baramubwira ati rero tuyanguze ko duha umwana tumwice tuze kwicana nyina uduhe inzira tuzakugira umuntu ukomeye mu bwami bushya, nta mpamvu yo kugira hameneka amaraso. None rero nawe arabyemera, ariko abyemera kugira ngo bagende abone ko bijya mu nama y'ibwami yo kwa Gahindiro nyine na nyina n'abandi batware babashyigikiye. None icyo gihe babonye ko ari amahirwe bagize, bwabonye ko bagize amahirwe yuko bagiye gutega imitego imitsindo, bagiye kwitega Gatarabuhura agatsindwa. Mu ntambara y'ibwami iteka hagomba kuboneka iki? Hagomba kuboneka umutabazi. Ubwo hagomba kuboneka umuntu ugomba gupfa mu mwanya wa Nyiratunga n'umuntu upfa mu mwanya wa Gahindiro. Niyo mpamvu hari umugore witanze ajya ku gisasiro cya Nyiratunga, haboneka n'undi mugore utanga umwana we Rubanzangabo witwa Nyiramihanda, uramuvuga mu gitabo nabibonye. Yashyira noneho aryamana umwana Rubanzangabo aryamana na wa mugore wundi Kiyange niwe witanze, bararyamana nk'umwana na nyina. None abantu baje nijoro rero bahaga umugambi barabereka batambuka agenda bica abantu, bica Kiyange bica na Rubanzangabo, bibwira ko bishe nyine Gahindiro na nyina nako n'umuhungu we, batambuka bagiye. Ubwo rero bwami bo babonye umutsindo ko abonye bapfira. Ubwo byari bigoye ko mu buryo bw'imitsindo ya kera yuko Gatarabuhura ashobora gutsinda, kandi ko byenze kugenda koko intambara ijya kuba. Hari umuntu wari ufite ingabo zikomeye cyane muri izo ngabo witwa Semugaza, wari ufite twavuga batayi ikomeye rutizindi gukomera, yari yaje ku ruhande rwana ku ruhande rwa Gatarabuhura. None wazi ikintu ko kwajya ngo n'imitsindo simbizi niba twayizera ariko tutayizera, ariko ngira ngo byababera uko bizeye simbizi. Nuko Semugaza yabaga rimwe nyine nawe ari umwana w'umwami, yabaga rimwe na Gatarabuhura na Sentabyo. Noneho aza kumenya ko nyina ari nyina mandwa uwo Semugaza ava rimwe n'uwo Nyiratunga. Abateka ubungiye kwica mama wacu mwice, ati se nyina wa Gatarabuhura azamarira iki? Nibwo ubwo intambara yatangiraga rero we ntiyarwanya, yavuze ati ingabo zanjye tubaza kurwana nyuma, azishyira ku ruhande kwitegereza aho byerekeza, ariko agira ngo afate agishe imitima inama. None intambara irambikana, ingabo za Gahindiro ziratsindwa, abona n'abari basigaye ukuntu biguranura, nuko guhitira atanga itegeko ku ngabo z'urukatsa ati mufate ingabo za Gatarabuhura mu Rwanda nazo barazirwanya mukajya gato bazitsinda. Gatarabuhura atsindwa neza arahunga, yaje no gufatwa afatirwa mu nzira, baramutanga nyuma nyine bwa baramutanga. Icyo mvuga rero ni uruhinja rwatsinze umugabo ibintu bidasanzwe, ariko haje kuba makuba muri ubwo buhinja bw'uwo mwami w'amezi 4, yari afite amezi 4 ko bavuga,
haba inzara irenze urugero rero bise rukungugu amaparatera urumva habaye ikibazo babatese ataho abantu baza gukeka ko umwami w'ukuri ari uwatsinzwe abantu batategekwa n'uruhinja ariyo mpamvu bateye amapfa none bagiye bashakisha imvura hose mu mihango yose iranabura cyakoze kubw'amahirwe nyuma y'amezi nk'angahe iraboneka ariko iboneka ibwami bari ahitwa igitwiko hariya muri za Kamonyi ngire ngo nibwo ibwami rero batinya kuvuga ati abantu bavuga ngo ni umwana n'uruhinja ubwo bavuga ngo ni uruhinja rero baza gusuzugura hashobora kubona haboneka n'abandi barimba indi ntambara bavuga ati umwami ntabwo ari we baba bareba n'abandi bashyigikira none bavuga ati none twebwe nitujya tureka umwana n'uruhinja bazabigaye ariko none bakavuga ati uko biri kose hari ababyumva reka tureko tubigenza bakajya bafata noneho ikirenge cy'umwana bakagikandagiza mu ifu iri mu nkoko bakayinyuza noneho mu baturage bateze ko umwana angana ariko hagati aho abaturage bashyira bimenyera ati ariko ntibikore rwose ni umwami wacu ntabwo tuva mu mategeko ko twaba tumusuzugura ni mutwereke umwami wacu ni uwacu by'amafutura birambiwe akandagiyemo ikirenge mu mutweke ibwami babonye ko abantu bamwishimiye bavuga ati nubwo ari umwana ni uwacu batangira kumwerekana batangiye kujya ajya hanze nuko byaje hanyuma se ubu abakurikiye ikiganiro bavuga ati ngaho tubwire rero ubwo nk'uwo muntu witanze mu mwanya wa Nyiratunga ingororano yaje kubiyihe kube asize ese ingororano kuri wavuze n'uwo watanze uruhinja rwe rukagwa mu kigwi cya Gahindiro abo bantu bahabwaga iki baba bantu ko nubwo bagiye mu mihango yuko bagomba kubera imitsindo niko babyemeraga ariko se nyuma nta shimwe rikomeye cyane nk'ubwo Kiyange abo kwa Kiyange yavuriye ubuhake umuhungu we Murengezi urumva ahita ahinduka umwiru agaba n'inka nyinshi cyane nabo kwa Nyiramuhanda bose baragabanye zitwa imikara ya Zeba ari imikara yitwa imikara n'imikara ya Zeba inka zitwa nguko bahawe inka zikomeye inka ndetse umwe yakirwa mu bwiru abo umugore wa mbere Nyamihanda niwe mugore wa mbere wakiriwe mu bwiru abo umwirukazi wa mbere ahabwa n'inka nabo barusuka bahawe inka nyinshi cyane bahabwa n'imisozi myinshi babatwara bakomeye ariko none bakongeraho yuko nta muntu w'umuryango wabo uzatangwa n'ibwami ikabiteka riciye twavuga ko ari budahangarwa bambaye ikintu gikomeye cyane kumugeza ku miryango yabikomeye cyane nshuti turi kumwe muri iki kiganiro turaganira ku gitabo cyitwa ibyo ku ngoma z'abami b'u Rwanda unyuze ku muzi w'Abasuka Rusuka turamwumvise n'ibikorwa yakoze by'ubutwari n'abandi mu kanya nyuma y'akaruhuko turagaruka umwanditsi Nyirishema Celestin turaganira kuri iyo miryango hari ibyo ibindi yagiye yandika imiryango ya Barugaju imiryango ya Rusuka imiryango ya Bagatarabuhura abo ngabo ndetse n'uriya Semugaza aho babaga bafite ingabo zabo zitinywa umutware yakwimuka akimukana nazo yahungagahungana nazo ese umwami wabaga afite abatware bafite ingabo zishobora gukomera nimunyemerere rero tugaruke mu kiganiro Celestin Nyirishema uravuga ku mateka y'u Rwanda unyuze mu miryango y'ibikomangoma mu miryango ikomeye muri iki gitabo cyawe harimo ibintu byinshi nshishikariza n'abakurikiye iki kiganiro kuzashaka igitabo bakagisoma iyo usoma usesengura ubona harimo ibintu byinshi kugera ubwo umuntu agira ingabo ze zitinywa n'ibwami kuki icyo gihe babyemeraga reka twumvikane duhere ku ngoma ya Kigendabarasa Kigendabarasa bavuga ko abana bishwe ibigina ni ukuvuga ngo bahanuriwe ko nta mwana n'umwe mu bandi barasa uzaba umwami ku buryo yaba umwami uzana amahoro mu gihugu niko bahanuriwe ngo abana n'ibigina ni ukuvuga ngo ibigina ntibazamarana bica barwana akaba intambara gusa ni nako byagenze urumva ko yasimbuwe na Sentabyo akimara kwima rero habonetse abavandimwe 10 bamurwanya ingoma barwanira ingoma urumva batangiye no kwirwanira muri abo bavandimwe 10 rero bose bafite ingabo nyine imitwe y'ingabo bose amabatayo mbese ariko muri icyo gihe abari bafite ingabo zikomeye cyane muri bene Ndabarasa hari uwitwa Kimanuka umuhungu wa Kimanuka
umuhungu wa Nabarasa yitwa Kimanuka wari ufite ingabo zitwa abashumba, akagira akaba nitwa Baryinyonza, yari afite imitwe ikomeye Baryinyonza. Uwo nawe yari afite imitwe ikomeye, ariko akaba ari ku ruhande rwa Gahindiro, n'undi witwa Nkebya. Urumva ko bafite imitwe y'ingabo, none ariko akabamo umutwe w'ingabo wa Semugaza witwa Urukatsa. Wari umutwe rero usanzwe urinda Kigenda Barasa, twabita nk'abaje pe b'iki gihe. Uzi ko ingabo nyine zirinda umwami zigomba kuba zikomeye kuri izindi zose. Ni wari ufite uwo mutwe rero nawe ukuriye, kandi ukaba ari umutwe umukunda cyane nk'umutware. Icyo mvuga uko gukunda umuyobozi wabo kugera ubwo basa naho niba huye n'ikibazo bajyana nawe. Uwo niko byari binameze. Umuco wa kera w'u Rwanda, iyo umuntu aguhatse, kuguhaka, kuba wamuhemukira cyari gikomeye cyane, ku buryo washobora no kumuhemukira n'ibwami bakagutanga. Reka nk'urugero gatoya, uwo Gatarabuhura. Gatarabuhura ubwo yahungaga yageze hariya ahitwa Kinyambi, bamwirukanye nyine ahungira ku muntu wari umurinzi, wari umugaragu we. Arahungira, kandi urazi kubona nk'umujye ku mugaragu wanjye yagomba kumufasha akamwambutsa akanyabarongo gusubira mu Gisaka, kuko yaturutse mu Gisaka. Noneho umuntu yabonye rero amufashe, kandi yumva ko yatsinzwe, aramufata aramuherana, ahubwo amuzana kwande kwa Gahindiro, aramutanga, aramuha aramuzana. Amuzanye rero ibwami baranezerewe ko babonye umuntu nyine wari ukenewe. Baragenda bamuroha hagati ya Nyabarongo n'Akanyero, baruhaga ibikomangoma nyine kugira ngo bigende mu Kagera bive mu mutima w'u Rwanda mu Nduga. Noneho barangije rero bacira urubanza abandi bamuzanye, baramubwira bati uriya ari shobuja, icyo wagombaga shobuja yagungiyeho wagombye kuba wamuhishe ukamufasha nk'uko nawe yagufashaga mu bibazo byawe. None icyo wakoze wamugambanira umutuzanire nibyo. Ariko rero nawe ufite icyaha gikomeye cyane, niba agambaniye shobuja, ninde wundi waguhaka, ninde wundi wakwizera, acibwa urwo gupfa. Icyo bivuze rero, shebuja w'umuntu yagombaga gupfa ari uko wamaze gupfa ubundi. Hari n'undi uvugamo muri iyo sano ya shobuja n'umugaragu, shebuja n'umugaragu. Hari undi uvuga nawe ngo watanzwe ibwami, ngo baramuboha, ariko baravuga ati ariko we waburanye ubundi watsinda iyo ngo ukayivaho. Baravuga ati ni Rwampembwe. Atese naba nsinda umugaragu wanjye amaze gupfa, ubwo naba nsinda. Bari bishe umugaragu ngo bamutumye Rwampembwe ntiyamuzana. Rwabugira mutuye Rwampembwe ntiyamuzana, batekwe ngo zane Rwampembwe na nyina. Icyo cyasi nakibasha ndizanye mu nyici, baramwica. No Rwampembwe nawe araza, bati burana n'utsira turakurekura. Ati no, ntabwo naburana, ndetse uriya mugaragu wanjye yabazize iki? Ati shoboye gutsinda nkabaho yapfuye nzira. Waranditse uravuga ngo yarababwiye ngo naba mbaye imfura mbi. None se ko abantu byaje kugenda bite kugira abantu bavuge ko ubugaragu n'ubuhake bwari bubi? Reka nkubwire rero, mu bintu bimwe u Rwanda rwahombye, buriya rwahombye no bintu abantu bahinduye kamere yabyo babijyana mu ruhande rubi. Ubugaragu ni ikintu bita igihango, murabyumva? Ubugaragu ni ikintu twitwa igihango, byari ibintu mu Rwanda baha agaciro gakomeye, n'ibwami bakabiha agaciro ku buryo n'ubwo amatapfa kubikuraho, nubwo baba ari abantu babyigiraniye mu buryo twavuga kita prive muri iki gihe. Icyo bivuze ni iki rero, tuvuga nk'igihango, iyo nabaga naranywanye nawe, ufite n'abandi bantu batatu mwanywanye, nanjye nabaga mfite abo twanywanye, n'undi afite abo mwanywanye, waba utewe nahitaga nza nkaza nabo twanywanye bakampururira, n'undi bakampururira, tukagutabara. Urumva? None nka jenoside yabaye mu Rwanda ntabwo ishobora kuba yaba muri ubwo buryo, kuko umuntu yabaga afite abamurwanirira bemera gupfa, kuko nabaga niraguhisemo nk'inshuti yanjye, muvandimwe w'amaraso nakuhitiyemo uruta umuvandimwe tuvukana ntihitiyemo. Muri ubwo buryo rero n'ibwami tuvuga n'urugero rworoheje, iyo bashobora kuvuga uti wenda ukamenera ibanga twaranywanye, yenda avuga uti tuzashaka kuzica umwami cyangwa tumukureho, urumva ko nashoboraga kuba nkanjye reka njye kubibwira nk'umwami yuko ari umuntu umugambanira amufata neza. Ushobora kumubwira cyakoze umwami nyine akirwanaho, koko barangiza nawe ukagutanga, bati kuki kubera iki wagambaniye uwo mwahanye igihango, kuki wagambaniye cyangwa se ukuberesha shobuja.
icyo cyari cyagikomeye mu Rwanda. Wenda ntaravaho gatoya hari witwa Sebihubi watanzwe Rwabugira yatanze bene Sebihubi. Noneho bajya mu bagaragu babo bacitse ku icumu, bajya mu bagaragu babo bihishamo. Bukeye hashize iminsi umwe mu bagaragu ajya kubwira Rwabugira ati kandi nziho abantu bihishe, bakuzanire hato mutazanyaga ngo narabahishe. Ati nibyo. Arabazana, amaze kubazana Rwabugira amubwira ngo icyo wari ushinzwe shobuja wagombaga kumuhisha kugeza igihe nzatangira ihumuri, none ntiwabikoze. Uko bigenze rero ntanzi ihumuri kuri wene Sebihubi, ariko uratanzwe bitewe n'iki yuko yishe ubuhake n'ubugara. Bati ibyo ngibyo tutabiha agaciro, ubuhake mu Rwanda igihugu nta kuntu cyayoborwa n'icyabaho. Mabyumva none ubuhake ko babihinduye rero yenda nka Nyuma byahindutse ko ngo warazaga ngo nukuvuga ngo jya unkorera jya umpeka nk'aho ari ku ngufu, umuntu ajya kwiyakira ubuhake nkuko tuyo kwa kazi n'ubundi sentu kaka nuko babyitaga. Noneho nukuvuga ngo nawe ngushyize mu bantu usangiye ibyanjye, murasangira byose, kubaho no gupfa na shobuja, ibyiza byose mukabigabana, ubwo mukamusezeranya ko ntawe uzahimukira undi. Kandi iyo baga shobuja atakunejeje uramwimuraga, kimwe n'ukuntu nanone shobuja ubaye utamunejeje yakunyaga ibyo yaguhaye. Ibyo ni ibintu bisanzwe rero ntabwo. Turagana ku musozo. Igitabo n'ubundi iki kiganiro kigamije no kurangira abantu ko ibitabo biriho bakabishaka bakabisoma, ariko uyu munsi wanditse rero ku byo ku ngoma z'abami b'u Rwanda unyuze ku muzi w'Abasuka, icyo gisekuru cyabo kireshya. Urateganya se kuko uravugamo imiryango myinshi y'ibikomangoma, imiryango myinshi y'ibikomerezwa, wakurikirana ibirari byayo ukaba wamenya amateka yisumbuyeho, uratekereza no kuzandika ku yindi miryango? Umva imiryango gusa buri kibazo tugira ni igihe gitoya, ibitabo nakandi biruta imyaka nabaho ko mbona n'imbaraga mfite. Nk'ubu ushobora kwandika tuvuge amateka wenda yabasigaye n'urugero, ushobora kwandika amateka y'ahantu mu Rwanda igituma hitwa ukunuku, amateka yaho. Noneho ndavuze nk'ubu tuvuga ibirari by'insigamugani, ari imigani tuvuga, ariko hari n'ibyo by'insigazina, igituma hano hitwa Kake n'urugero, hari ahitwa Kigali yitwa ibyuzi, bifite ibirari bire bitwereka by'amateka y'u Rwanda. N'imiryango rero myinshi nayo irahari, nakandikaho ibihari rwose irahari, aho kugira ngo ugeze tuzashyiraho za kabine bakita za consultants ashaka kwandikisha ibitabo ku muryango wabo bakaza, hari ibibazo tubabaza, hari information dufite ubuzabitswe zishobora kwa ndushi zabafasha buriya twakora n'ibitabo da badufashijemo. Ariko nk'umuntu umwe ngiyewe bamugani ngo ni imirima yeza ariko abasaruzi ni bake. Urakoze. Reka shuti twari kumwe muri iki kiganiro duhinira, ntabwo mu minota 30 wasoma igitabo cy'amapaje iki ngiki gifite amapaje arenga 210 ari kuri 218. Haravugwamo inkuru zo mu gihe cyo hambere bishoboka wasomye mu bindi bitabo, ariko akagenda acukumbura uwo muryango w'Abasuka baturuka kwa Rusuka, kwa Temahagari, ariko bikaza bikurikiye icyo kirari bikagera no kwa Gihanga. Ese umuryango wawe wo ugira ibihe bigwi muri ayo mateka y'u Rwanda? Biranashoboka ko nanone iyo umuntu asoma igitabo hari ibintu byinshi, hari insanganyamatsiko zinyuranye, nk'ubu ntituvuze ku ruhare abiru bari bafite mu mitegekere y'u Rwanda, arabivugamo. Ntituvuze ku ruhare abagore bari bafite mu miyoborere y'igihugu, aho avuga ko Nyiratunga yageze igihe abonye Gahindiro yarakuze aravuga ati noneho mvuye harya ngo mvuye ntumuzongera kumbara ku butegetsi, ngo mvuye ikambere ngo ngiye mu gikari, mvuye ikambere ngiye mu gikari. Ngibyo rero ni byinshi avugamo, akavuga n'icyo cyo kwitangira igihugu, abo yise ngo abatabazi batabariraga igihugu, abo yise abemeraga nk'abo bagore bemeye umwe kuryama mu cyimbo cy'umwamikazi cy'umugabekazi, undi akaryama mu cyimbo cy'uruhinja. Ibyo byose uwabisesengura yasangamo amasomo akomeye yo gukunda igihugu. Iyo umuntu asoma igitabo rero agenda yibaza ibibazo byinshi, ariko ibi koko byarabaye, ariko iyo ari amateka kabisoma mu gitabo kimwe 2 3 nta mpamvu yo kubihakana. Urwo rukundo rw'igihugu rero
rukwiye guhora ruranga abanyarwanda. Igitabo jewe hari aho nakiguze simpababwira, ariko ni mu nzu zisanzwe zigurisha ibitabo. Ndagira ngo rero nshimire n'umwanditsi twari kumwe Celestin Nyirishema, namwe mwese mukomeze kugira ibihe byiza.